mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana mwebwe babiri madamu n'undi muhaguruke mumbwire mwiratana iki The Zoom TV 24. impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo murabirasi kandi mwiratana ubusa niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva ariko mufite iki mwiratana mugira iki abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire ntawe ushaka kugira icyo avuga iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye ni ukuri bashaka gutahana ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo mwiratana iki abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana mwebwe babiri madamu n'undi muhaguruke mumbwire mwiratana iki mugira iki murakoze mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu mubuzwa n'iki ibyo dukeneye byose turabifite ni ugukorana tugakorera hamwe dufite mubuzwa n'iki rero ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi mwabuzwa n'iki ntacyo mu by'ukuri ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu cyangwa mukabireka ukajya mu bindi ntumwangize igihe cy'abantu ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo bibaha kumera uko mushaka ntabwo tuzabipfa ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa ntabwo bishoboka ibintu ni bibiri murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri cyangwa se niwumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyane muzaba muhura n'ibindi ahandi uwiba aziba wenda agira ibyago bamufate afungwe cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu batumva b'imico mibi babirasi gusa batagira ikintu bakora kuvuga ngo porojegiti igomba guha abantu amazi igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi ukavuga ngo mwaribagiwe ibyo umuntu arabyibagirwa it's literally criminal ukibagirwa mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka madamu bite narebaga mvuga muri aho muganira nta n'ubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira ni iki ntabwo nyumva
ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavugaga. Nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi wamusemuriye ute? I explained it as a lack of humility, and in French nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi iyo mico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Yabyumvise rero. Okay. Mwicare. Ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu wahora butyo buri kintu cyose muba hehe? Hari ubwirasi, hari imico mibi, ariko noneho hari no kwireba mu bintu byose n'ibya rusange ugashaka kwirebamo gusa ukabigira ibyawe ntibigere kuri rusange bigenewe. Nicyo bivuze. Imico mibi ituma n'ibyo muzi n'ibyo mwari mukwiye kuba mukora ushingiye kuri ibyo muzi bitakorwa. Iyo mico mibi abantu baranduramo bate? Byabavamo gute? Ubu muri abayobozi b'Abanyarwanda, u Rwanda rubatezeho, muri aho mwikoreye ibyo mushaka gusa uko mubishatse. Ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana, ntawe uzagira n'ibi mwavugaga byose mugiye kwinenga. Hari ikintu cyangombwa cyangwa ibintu byangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ukuntu muzakurikirana kw'ibyo muvuye aho musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Ntabyo numvise, abandi wenda mwabyumvise. Muzabikurikirana mute? Ubu ni benefit of the doubt. Mugiye kuva aha gusa buri wese yizeye undi ko indirimbo mwaririmbye y'ukuntu ibi byose mwavuze mugiye kubihindura mukaba bashya mukabikora. Nabyumvaga nk'indirimbo yewe, indirimbo uhora wumva isubirwamo, ariko hari hakwiye kuba hariho n'umwanzuro uganisha ukuntu muzasuzuma ko noneho ibyo mwasezeranye hano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muzabishyira mu bikorwa mute? Mumbwireka Minister Local Government, ubu bizashyirwa mu bikorwa gute? Ntabyumvise. Ibindi byo biroroshye kuvuga twisuzumye twagize dutya, ntabyumvise. Uko ibintu bizasuzumwa ko byagiye mu bikorwa na accountability, kubibazwa, byo mwabaye silent. Your Excellency, twemeranije yuko tuzajya twongera igihe tugahura gusa guhura. Mbere yo guhura mukwiriye kuba hagomba kuba casualties. Sinzi, iyo umuntu ari ku rugamba hari abaraswa bakagira inkovu turashaka inkovu noneho. Hagomba kuba
casualties, kubibazwa, ukabisubiza. Ntabwo wa blocking umuntu umwe cyangwa babiri, ntabwo ba blocking a project ikwiriye kuba iha abantu ibihumbi 6, 10 amazi cyangwa gusa kubera ko umuntu yibagiwe. Ariko murabyumva uburemere bwabyo, cyangwa niho muheraga, niho ya mico mibi mvuga, nta nubwo mwumva uburemere bwabyo. Umuntu agahagarika project igahagarara, yagombaga kuramira abantu ibihumbi, bikaba biri nomo, ni ibintu bisanzwe. Wa musore nibagiwe, then ugakomeza. Your Excellency, turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese, ku buryo tuzabikurikirana. Igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze, atari ukongera gusubira ibyo twavuze. Maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano, promises mutanga zitagira ikintu zivamo. Muzabikurikirana mutagira ikintu mukurikirana. Umunsi ku wundi, hari n'ibyo mbona ku social media, abaturage batakamba, nka telefona abayobozi biba bireba, nkabaza mwabibonye, mwa nkabohereza nkabakopinga nkabaha, nkabaza mwari mubizi, baza kambwira ngo ntabyo yarazi, kandi biri mu karere urimo, biri mu murenge urimo, cyangwa ukwiriye kuba ukurikirana kugera mu nshingano zawe. Mukurikirana ibyo mukurikirana, mu bikurikirana ryari Minisita? Excellency, twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda yo gukurikirana ryari. Ubu imyaka ingahe? Ubu ndiho mbasubiriramo, ubu mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka. Experience y'imyaka 10, 15, 20, ibi ngibi biganirwa bitahinduka, ubu mbyizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute? Bisanzwe umuntu atujuje ibyo akwiye kuba akora, bigenda gute? No guhera no kuri wowe. Ubu ninsanga ibyo umbwira uko mu promise ugiye kubikora mutarabikoze, bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu, ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera ko muri ya mico mibi mugira. Erega n'umuntu akora ikibi mukireba, musa nkaho nta sinzi kabisa, ariko byaba muco bikaba muri wese. N'ikibi gikorwa abantu bakireba, hagira uvuga ati sigaho. Ntawe utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirwa buri munsi ku wundi nirwa mbaza, byagenze gutya, umuntu yagize yabyangije kuko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay, hashize igihe kingana iki? Ukambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2, hari bimara n'5. Nkabaza, wewe wabimenye hashize igihe kingana iki? Ati kuko gatangira, ntansubize n'igihe, akambwira gusa ngo kuko twaratinze. Ntabwo nsubiza ibyo nakubazaga. Umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi, wakoze iki? Ugasanga yarabizi, hashize amezi abizi, hashize ibyumweru abizi, ariko nta kintu yakoze. Haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa mubwira ati
wagize utya habe na busa akabikora kubera ko nabimubajije kubera ko nabimubwiye murashaka mwebwe igihugu kimeze gite murashaka kugikorera iki gute ntusubije ariko mwasinziriye muhaguruke get up ndavugana n'abantu basinziriye ni iki ibi biraherera he bizaherera he ibintu byinshi bigomba gukora kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose nabajije ariko byagenze gute aha byagenze gute kandi nkasanga ibintu byose birahari abantu babishinzwe barazwi nabo barizi niba ari ibikoresho birahari ariko ntawagize icyo akora ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora murakora iki muri iyo myanya n'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho n'aho abivanye ashwe ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo akaba ari byo mwigiramo ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi umunsi ku wundi icyumweru ku kindi umwaka ku wundi gute nuko mutumva ni iki n'ubwo muhagaze nabwo ntimunyumva ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka kwa watu wa aina gani nyinyi muri bwoko ki muri bantu bwoko ki mwebwe buri kintu cyose ni intambara ni ukusunika buri wese yitekereza ibye yikorera ibye iby'inshingano mufite muzivemo nta ubaziritse mu buyobozi nta ubaziritse muri ibi bindi mwigiramo hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza buri munsi ni intambara mukavuga mwewe twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego musinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere iyo mufite uburenganzira ukeneye pasipoti ushaka viza nzamufasha nzabibashakira mugende nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura
akabahambiriza akabwira ati aha si iwanyu, kugira ngo nibyo muba mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu. Bangahe bamaze guhambiriza se? Mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya, mungekuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze. Ntabwo naje hano kubabyinirira, kubabwira neza bimwe mumenyere. Umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi, muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora, mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora, kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya. Mubivemo n'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi, kongera kwiyamamaza, kwitoza mu nzego za gavumenti, muhere ubu mubitekerezeho, urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora, cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora. Niko bikwiriye, nta kundi. Namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe, ntabwo ari igihe gusa ubirambiwe, namwe mukwiye kuba mubirambiwe. Mwicare. Mukwiye kuba mubirambiwe namwe. Mwese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona. Umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo. Ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa. Abantu bariragira, bariyobora. Umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha, bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora. Mwese hano Imana yaturemye kimwe, mufite ubwenge, mufite ubwonko, mufite umutima. Mukwiye kuba mugeraho mukumva, mugakoresha ubwenge bwanyu, mugakoresha umutima wanyu, mugakoresha n'ubumenyi bamwe bafite Imana, bagize Imana bakabugira. Mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu, kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe. Ntawe ukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke, wowe ngo asigare inyuma atungutse. Ntabwo bibaho. Ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa, hanyuma ngo igihugu cyunguke. Kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa. Bikwiye kugera aho bihagarara. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The Zoom TV 24.